Ikinamico. Vuga! Sara! Vuga wanyari kutumukira mu gitondo. Vuga! Vuga ujya buri gatatu na gatatu mu sasa. Vuga waje umuraho. Vuga mari hasi. Vuga kumusanyu. Vuga ma. Ni mutangu ya ujya ndakwitsa. Ndakwica. Musasa rero ndakumva mari. Uyu mukobwa wawe ntabwo ajya yiga buri gatatu na gatandatu. Undi minsi sana ukererwa nguwo mu gitondo yakerere nguwo he sinza hava koko nibyo natwe ntitubimenye buri gitondo karabyukaza igitangaje ubwo buri gatatu na gatandatu ataha nijoro azi hazatashi akabwira ko avuye kwishuri se atubwira ko biga mu gatandatu basigara biga yabagiye kuremera iryahe mama kumenya ari Nyagasambu yewe nisha no koko bati ushuka bashaje ntazinduka mwari ntazinduka rwose ndako nkubwira mukubite rwose Sara mukubite ye Sara aho nubwo ivuni gusa karamizwe ibyo idahana ingeso oya mukubite karamizwe ibyo sasiti iyo vuga tangwe ziri maze iki tangaze ye utanga icyo ntago mbyumva niko Sara umva rero Sara ngo wanga kumvira ababyeyi yumvirije ubwo uri kubyumva ariko ndabyumva urisebeje ugize gusebya arakwigisha ukubita no gusebya ababyeyi ubwo ntaso ufite koko wowe ariko mukubita ariko mukubite utegereje ningo nkwereke Sara oya nibyo ugomba kutubwira aho ujya Sara vuga buri gatandatu tugrobereza he vuga vuba Ngonde Ngonde Nijana bayambwe Ngoje kumusura Ngojoni bayambwe Yoni si uyoni wewe si wahe kandi babyeyi babyara nako bapfushije bahagaritse Basakabare unyerereza Ngojoni Nijana unyerereza Yoni wahise Wabundi ucuruza ku isoko hari kuburi boutique Kuri boutique uja mu boutique kabura kuja kwishura kigwagiwe Jono kuri boutique Ukeza kwa ndo soko zigisunzu Mwari ndakumva agahuka uyu n'umunyitsi Niba aroye na Joni wo kwisoko ibyawe ntibigifite bitangiye ntibishoboka Niwe wabimbwiye ngo ngeyo yewe si iby'abashaje no mwana ariga naho yishoye kwa Joni ku isoko niko se nyirama nandi bicere guretse kwa Joni ku isoko nandi ni kwa Joni tangaza ye ni Joni ariko se musa ndakumva uwo Joni ukeka uramuzi ngo Yoni nagati barirwa ese ngo ndamukeka maba nk'inyoni iya aba yari nk'inyoni nibura bikagaragara erega buriya Joni siwe wenyine hari nabandi ese hari nabandi sataka urongera kugera guhanya ahubwo ni nk'inyoni igurukanye mutanyi ngo niyo yamaze amasaka urumva Joni ntumuzi mwari ntumuzi ntabwo muzi ni rutemateze nimucotsa mwihe urumva niwe kura ababyeyi ese Joni ndeka Sara wanje narinzi ko aziga karangiza rwose agatega urugore rw'ababyeyi none nako ongera umukubite tangaza na nkwereke nabonye umunoni hereza nabonye umunoni jya nawo ajya kwiga wacaniwe kandi cyo nkweza ujya gukora ngaho ujya kwa Yoni aho ngaho na oya musaza uramubona reka
oya musaza unamuri inkoni musaza unamuri inkoni rwose reka nkubwire ntabwo uzi ko mumfatira mu kubita mvura uko yameze nicyo kibabaje nyine kandi ngo nivundi gufa nivura ingeso ikindi kandi muzehe uriya Sara ntago ari umwana utazi icyatsi n'uruhu dore ngibyo bibabaza nini yagomba kurongo Sara rero uranyumva iyi njuri iri ya nyuma ako gakungu urimo n'abahungu kareke katazaguteza ibara maze ukisanga mu mazi abira wabuze amajyo ukabura ishuri kandi ukabura n'ababyeyi ubarora imbere yawe yewe ubure n'ubuto witwa Rutoni Mpinga reka kwitesha agaciro Sara uranyumva urumva ngaho jya mu ishuri vuba murakoze mukoze iki to cya nguteze utashe jya urambona ntugire urambona mwari ngaho enda ngaho urabeho urambona ye ha uhirwe se nakurambona nakabuze Bana ihine monda ekora chonda andarasha narako bana suwe kuheka yo ya yuko kingu icyo cyagihera ese ni ibiki noneho ko mutaha mwaga nk'inka yica urambaza iki kwa mubyeyi tugushiye duhagaritse ni ibiki se byagenze bite urambaza iki ni cyano kiri kuguye hose buri yajana ngo agaburira Sara ngo arajya kwiga nanjye nkiguzi ibyo abandi barya ngo ntarutwa none Sara indiriye yabaye kwa yoni wa musoro ku isoko ngo yoni ngo yoni wo ku isoko yoni nyine ego nyagasa busurigira make mbwira se nsobanurira neza urambaza si icyo urabiyobewe ariko nabibwirwa n'icyo umuntu ntumvugire ko nirirwa mu rugo kura namenye wasuye urumba rw'umukobwa wawe ariko nyagasa ngo yirirwa kwa yoni koko pagenda nanye no kwirambika gikomeza rukumira Sara aramwaje ye ayu amaye amenye rubanda koko anaye ku gasi anyeretse abashunga mwakabyara mwe nako reka ne kwirenganya nzasekwa n'utarabyaye umukobwa ni ubo dahetse umukobwa bishoboka biti nukomeza kukumera umutwe utambona nagukora mwayo menye nkugire ariko ndarengana rwose ureba bimbwira nari nanjye ngo umukobwa ndamurenganye nuko abo mwagatukisha bose nka Sara wanjye ubyaye umuhungu we nka yoni we ntahungungwa ariko mana yanjye Sara wamunyereka ngo mubagire ibisiga ariko mama ako numva wivugisha abo ntiwagize irungu ntarigira se nganire nande uwo twari kuganira si wowe ngwino hano nkwereke icyo umpereza di ni igiki wirwa ariko mama wirirwa iki washyano ariko Sara ntaye intimba rwose wakanyago ashyano we unteje agaciro umpinduye iciro ry'imigani Sara ndagukubita buke ahubwo wirirwa kwa yoni ku isoko oya ndagukubita nasoho byukirana bagukubita ugiye kunyisha inkoni we Sara we ugiye kunyisha inkoni we hagarara ngo ukubite niko Sara wakwitonza ugatura mu himbi ngo bari bisugiko ukitonda ko ushonje uhishiwe izo ngeso wazikuheye ko ntazo nigeze Sara hanya ngo namajyambere ahubwo ayo niyo majyanye manje numva bavuga Sara ndagukubita ukora iki ku isoko kwa yoni sinumvise ngo kwa yoni niko amahere munsakuriza mu mutwe oya mfite agahinda niba ari uwumva yumvise kandi niba ari uwumvira nazo ngaho se genda shinguka imbere washyano Sara we Cheka chohe pu usanzwe bize umunyamahanga yereteye yazanye byinshi yazanye ubwenge n'amafaranga yewe dawe Sara Karame ariko kumbona rwose iduka ryanjye noneho urica ikibungo ukaricara uhinga nyuma nibiki ntacyo da ati
komeza rwose reka ngaruke nze musuhuze kwinderega ntugace ku rugo nukugira rukuruzi nyine wiriwe neza yego nyigira ariko suze neza ariko nawe John ko Sara genda raberwa rwose mfasha kuri kose ngaho se basa mpari amavuta n'akaya gakanda namaze ngenda ushaka kubamara nyine sicyo koza ariko sa uzi kuruta turiya dukobwa twose mwigana nta n'umusa n'imama akajyana nawe akuburiye ujye ubibona gaho wasimpa kariya gasaha se nyine wanyemereye bushize uzi ko karuta cyane akamwarimu niko sha John ako nanga ko kundi ibintu bicuruza kwimana kundi ibintu bicuruza rwose sisi oya John oya rwose nawe ndagukunda n'izina ry'Imana ndagukunda niwe nkunda ndetse kurusha ibintu byose uma rwose oya wowe nubizi di ngaho nahitamo ngo akagasaha ni kuzongera kukuvugisha oya da aya oya we utaretse kukareka kumvugisha oya da we nago nabaho isitamwe no twibere inshuti bibagirwa ibyo ncuruza ntabwo nzongera basi kugusurura umuhungu mubi hosha oya gusa nigende oya ati gusuvuze ngo oya garuka kaka kwigiye ko ntukagwe nabi kumenya ibyo ngo nawe ugiri urakare karekana ntabyo ntabwo ari byo habuze kunyura hano nimugoroba uri kumwe n'aba mukobwa uriya wo kwa Mukamarutoki indese wahundi rwose hanyuma ndaguha ibyo ushaka byose ariko John ukunda abakobwa ashura umwana mubi urashaka Sofia akatamva nawe umwana oyagaruka ariko aga nivugiraga ubwo se Sofia araba uramushakira nigendere hoshe Sofia se bundi kwatakuruta akuruta mu bwiza nakuruta ukuteye bose namushaka biki none se ninde umushaka niba atari wowe umushaka mbese wafashwe ngo nafashwe wafashwe nyine abo bose baba bajya hehe John ko kangwe soda banze ufungura umugo ngahakira ngweheze akira nakoze akira rwose ngabanza ubeze umuhogo kandi abona wasaraye akoma nanjye somewe nanjye somewe rwose ikundi ryohe ikundi ryohe iraryoshye da ubundi se ntiryoshye erega se soda mvuga nikise nikivuga ndashaka ibivuye kuri uwo munwa wawe ntabwo jya uzi kuri umwana mubi ibyo ntutinya no kubibusha mu ruhame rw'abantu kutese ubwo urumva hari ikintu bivuye ku munwa wawe mbisa nigende ubwo unyise umwana mubi binyereze rwose kuri ukuntu nkunda ari zero ayi data we ariko John ntunaganirizwa koko sinkabirote nkwanga n'izina ry'Imana yewe John ntabwo nkwanga urwo ngukunda nyine rurenze rumwe wongeyeho amazera ngahe nyine nibyo mpamo y'Imana akoze none akoze we nyibagiza ambwira umuntu wifuza Sofia none yaba ari wowe John ko ibyo byabindura cyabiriho koko reka ne Karisito wa mushoferi w'imodoka ya komine reka ye uzi ko cya Karisito ari igihungu kibi nako ni igihungu cyiza rata nanjye ngo ni igihungu kibi uzi ko ari igihungu cyiza se wa Sofia azabatsinda ku mwana we ariko agira amahane ate ayarusha sose papa cicika nibenyibutse nkone mwarimu yankubise aranoza data kandi disi yibereye hariya ndebera asa nushaka ko nshiramo umwuka neza mbega abagabo ngo bararakara kandi nukubera wowe byose ukubera wowe byose wowe bitera byose erega burya urukundo niko bigendera ukaruzira kigiye ariko nanjye narabimenye rwose birambabaza cyane byarambabaje rwose John biti ni byiza mutware niko se Sara niko urazana na Sofia buriya se zira nkweto urazigurisha ngaho ni cyatanu gusa cyatanu wenda turaza kubona nawe buriya rwose hari za plastic ufite oya nta mikandara mfitiye kiri kuri yawonyine rwose kandi uriya nawe Sara yabigombye ntabwo ndi butanga ubundi rwose tugeze kamza nakubaza inkweto nawe ukambwira iby'imikandara ibintu by'urukundo rega bazajya babikubwira bakura akazi ariko iby'urukundo burya ntako bisera urandagaye rwose reka nigende uzajya ubigenza rwose wa mukuzi tisa aragiye nagende twikandire imihorero uriye
waba we mihorero yagende yashakaga kugura kandi buriya ihora ariko dukomeza twiganira ubuse tese nzatsinda ibizamini by'abandi koko nzatsinda ibizamini bya nyuma John ariko kukivuga ibya nyuma ntuzi ko buryo bica amazuru iyo gutsinda wese ubyihoreye nta kintu natsindwa rigenza kwera certificate y'urukundo rwacu urumva nzarigura rwose certificate kandi nawe uzi kurukora dore mwarimu ndamubonye mwarimu ni fantasy nyuma mbese nikende reka ngende tese we n'ubu be hari ngende atakubona si kwa gatandatu se muri uyu munsi turamaze ariko sinshaka ko mwarimu yongera mwarimu atongera kambona hano nyapfa gusa uragiye koko sa imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni amakuru yawe ko naguherutse ngo zigiye kunyica wowe wibere mu mihanda gusa witwarira amamodoka John bite garisi ari ndivyeresha twirira ifaranga naho urupfu ry'abantu ariko mujye munyishyura mbere ndakwishyura mfite amafaranga nshaka gose mutanye ndakuzanira zinga zanesha taho ngaho ndi muri he mwarimu uyu arisi muzingo ayiri ndi urihe mugenzi wawo ariyo cyuko intama yambarwa rya gatatu nanjye uri imbere tsisi muzihombe ry'imodoka genda John wageze amahirwe kubera iki inda ya Sara ari kugukora yaza kukurega nengwere Sara wari warasabagera ikimenywa bose kurusha umuravumba uri kwa John ni Sara ngo wageze kwa Karisito y'umushoferi ngo ari mu dusore bigana kuzi Sara utatumiye mu bukwe ariko akabutaha ni Sara ubwo koko urumva Sara yari kundega akabatandenganije wowe ubwo urashaka kuvuga ko Sara utazamuteye inda nabirwa n'iki zubundi sha John tuzaba turira ko umwana azabyata azaza ari John musamusa ashwe ashwe John wenyine cyakoze navukana gahanga nk'akange azavukana amaguru y'imitego nk'aya shoferi uyu nguyu rwose karije avukana iromba nk'irya seromba wa mukiri y'umupira kuri komine azavukana imisatsi y'irende y'ishobora mahanga nk'iya Kabagema muraseka mu bikomeye mwibwe sha John urashaka kubikira inyewe kandi ari urukundo uzi ko we na bagenzi bamukwiye kutumira mugiye kutumarira abana gutese kandi leta rwose yari kwiye gukurikirana ishimitse abasore bangiza abandi nka bari y'imyaka 12 maze warangiza gukoresha ukanidoga koko herega mwarimu naguteze yombi John aramurenganya murenganya ni warumva hari umukobwa wamureze ko yamugundiriye yewe rwose erega burya karyana mu nkana karyana no mwihuru umva sibo bizana John yunguye abashikisha twabomba intege akabashikisha gasukari batizanye se barabona udukandara ndetse n'utundi tuntu nk'utwo dupfuye amaso ibyo amategeko arabihanira iyo ushikisha abana nka bariya nka Sara ariko mwari abahungu buryo nibo bashaka abakobwa none cyangwa n'abakobwa rwose barishye abahungu bate ngaho bime neza reka nk'urugero nka Sara kiga yabareraga umugoroba ukubye akagendera John nabona akarenge kadasiba iwanjye nkabona ko kadashaka ubusa nkamukubita akantu nyine nkamukubita twenda tutarenze intano nkamukubita utundi tutarenze amavi naho wagiye umufatira nta hanze Sara rero ngo umpamye do ngaho kwihuta ajya kwiga akanyura kwa John ubwo urabyumva nawe nyine byari byose urumva ko ari ukundi nga yagewe erega Sara so umwana nkuko mwari nabyireshyeho n'umwana mu ishuri naho hanze ni ntabarada Sara amushwa amutera inda akamushwa no kuyivanamo yakuye mwizesha rimwe se yakuye mwihe kabiri se erega ahubwo iriya ndaminya ugingo naho ubundi yarandaniranye keretse iwera rwangendanye yateye ubu kayihuramo cyangwa umwana agapfa amaze kureba iyi suku iteye naho ubundi ibya Sara byo ni ibindi ariko ko mutantuma ngo nzane izindi reka tumaze turangiza izi ngizi twatumye ubaye umvunyije nkavuna yumye ukungiye imvune nkavuna yanitse nkavuyira naturiro kamvombi neza
mugenzi nkubwire ikigeni mugenzi nkubwire ikigeni Zara wanjye asiki kandi ninde se kandi Zara jeri ariko indaya natwe rega jingura ni jewe nge nta kintu mbuze Sara nanyoye Jeri ikazira nteretse iruhande ndaryamye mu nzu ntariha abagabo ndafata uwo nshaka jingura inshuti y'amanyana Zara uzanyikize genda nahaze inzoga nazibonye n'abagabo Zara wanje uyu munsi n'abagabo nshaka ndagukunda nanjye Zara we dore byeri ndanywa ndagukunda nanjye jingura Zara oya nanyoye rwose nanyoye inzoga zirateretse jingura Zara abagabo nabahara jingura Zara wanje bose baranyizanira inzu sindiha ikina erega ni njyewe inshuti y'amanyinya manyinya wuye manyinya nde ni manyinya inshuti yawe na Sara manyinya saa 8 z'ijoro ariko ndaya ndanywa oya saa 8 Sara jingura saa 8 ndaya ko natwe twemera ubu twaba muri ndananiwe eka uriya mwene manyinya se ko bene manyinya ari benshi mu mugira erega Sara jingura ni wa wundi waraguze igikoti n'inzu ni kote sushaka rya urahunzaniye amafaranga yanjye urayazanye amafaranga se narabuze Sara jingura uzanye amafaranga jingura Sara we ariko kukinga ukunda ukarundenza urawayo mamba nkaye mbwebwe yenda gufasya mtwa njyewe mbwebwe Sara utekereza ko nahirirwa njyewe Sara amafaranga arahari Sara jingura uzanyangahe jingura Sara amafaranga ndarafite njyewe jingura njyewe inshuti y'amanyinya nta rukundo nk'urwo ruryenyo mbonye ariko ndaya ndagukunda Sara cyane ubwo zahari n'ibyari uzanye ko nzifite hano nanyoye ibyere urazifite nanjye ndashaka subiza yego cyangwa nkwereke icyo nkora njyewe mnyingurira ndaguha amafaranga Sara jingura iki jingura ndaguha amafaranga jingura na byeri ndamukunda Sara we urukundo se nk'urwo ntirugura ubugari di mwirane uzanye amafaranga ngukingurira nyingurira Sara amafaranga nabuze njyewe mwene niba nayo utahe ujye gushaka amafaranga jingura Sara nta mugabo w'ideni nshaka muri iri joro yewe ideni ndibuze amafaranga Sara jingura mani iryo koti ryanjye naranzinze ahubwo baho utahukewe imbwa mikoti ryanjye basi urakura imbwa yiruka nubure kugenda neza urakura mikoti ryanjye basi Sara we mikoti ryanjye basi genda bisara genda rwiza usubiye usuku genda uko waje mke akarimi gusa wanze kume koti ryanjye Sara urarinyimye Sara akarimi gusa nakimeza misa hari uwakubwiye kwimeza misa sabiri nk'igisiga tahasye ndekana niryamye yewe Sara we uramemugiye nabigekaga uramemugiye akamaye inzoga yanjye neza reka nigendere basi ejo Sara zaza gutwara ikoti ryanjye nzaza nemarira inzoga wembehereza inzoga basi Sara nanjye urambehereza abagabo bimbwa nabona ndigendeye basi nzaza ejo Sara gutwara ikoti ryanjye nanyo reka ndanayihaza abantu baba basinze gusa mba nanyoye mba nasangiye nama
genda nziruhuke. Mubaze primusi ahandi ni hehe nazanye nande mubaze primusi ahandi ni hehe. Sara Abe habari se shaka sha nta mahabari ntayo rwose ntayo. bite se Reka sha wabaye iki sa akazi k'uburaya karananesha. wakubiswe Nakubiswe cyangwa n'indi mpanuka yakugwiririye izi ni inkoni sha izi ni inkoni rwose izi ni inkoni pe nariye umubiri wanjye noneho urananiye pe aho bigeze urampindutse arangurwa nande se umuntu umaze kuzana ukanga abashatsi uranagiye sha ndikoza utuvuta umubiri utireka da uzi ukuntu wasinze wafafa neza sha kera ntubizi ko nicaraga mu kirambi cyabamwe maze nkitwa kirangamirwa n'abasore none shaho dore nataye ibara nsigaye nsangwa n'ibiseswa by'abasinzi gusa sha ndashize neza ndarindagiye. ubwo rero n'ikibi ndaya naho ubundi wari y'ibiro kanjye kashobotse sha yewe Fatuma nta gasore kandarira ngo kamve mu nzara ariko ubundi wagukubise mwararanyera twararanye sha ndetse yari yampaye shaho n'amakayabo k'amafaranga muvuna muhite yatankubita yari yamponze rwose ntacyo niba ari ibyo ariko n'umuzi sinuza siruka amaturiya wa mugabo utwara imodoka y'ikamyo iri ifite rangi n'icyatsi ku kizuru niwe wikozeho kubera ntuzi ko ari umugabo hawa umunsi yabimenye azakwica ntuzamuva mu nzara azanyica rero wundi n'inshinzi ndabigira aho azanyica ndamuziho gatsindwa ngaho zana igihumbi mwongera wa Yezu bwa mbere yewe ntuzabimubwira wakabyara umbabare rwose azanyica hawa zana igihumbi naho ubundi akanwa kica ubusa akavuga ubundi igihumbi se ndagikoresha yuko mfite magana ni igihumbi cyonyine nanjye mfite nanjye nicyo nkwatse ayi data nsigara amara masa reka basi nguhe 500 tegaba nanjye nsigara andi 500 ne kwimaraho si byose 500 gusa ne kwirya ngo nimare nanjye nsigarira aho ngaho pfa kuzana nagato kava kwigura basi umbabarira ariko mana yanjye hawaranyica nyagasani we ngaho akira basi ariko umbabarira rwose hawa ntazapfa bimenye wawe ihumure rwose singenzwe n'amagambo ngaho genda nanjye ndibuza kuneka yuko yaba yabimenye ndaza mukanya ndaza ndagiye ngaho 500 sinyariye arandatira ko yararanye n'umugabo je nkarani ipfumbase reka ngende mbikoze hawa ndabe ko yankurisha no mu nzara yagize ngo inda tugira idini yene yamunkiza anshura ibyashara n'ubundi ariko se izindi modoka n'amapikipiki biratuma ngera vuba ra hawa ngo rirabye nkubwire umugore agutware umugabo di umugabo kwangira benshi se ntamenya arinde ariko aratariruka amatanga bayantwaye akayabo k'amafaranga yakoresha niwe rero reka hame namarike fatu ende mugore antwariye umugabo banze mbi igihumbi mbikuhe neza si igihumbi kimwe gusa ngaho cyakira ngiki cyose mereza naho ubundi sizaruka amata byose kwa Sara uye Sara wa mugore ucumbise mu gikari kwa Haruni ntuzo wa mugore uretse gupfusha umwana baba we ni muze mujye kureba aho niki ndaya baba we sanda mwita baba we hawa uramwishe aramwisha we ndabigirane ndamwishe mubaze primusi nkarya ndataha hehe nkarya ndataha ryari mubaze primusi nkarya ndataha ryari nta kundi ndapfuye we
yewe ariko se Sara mwana wanjye wafashwe ute niko sa wafashwe ute ndeka nafashwe nese ko nafashwe n'uruyongobero kabanza gupfuka umusatsi ukanshiraho ntuzi ukuntu wanganaga ndabizi ukomera ko nyongobera ndindangana n'urushinge rudata imyenda ndabibona mwana wanjye kubwo nibwo ntangiye gucisha hasi ibyo nibyo bimbabaza none ntangiye kwiyanga ariko nta kigenda none ariko se Sara mwana wanjye urumva wabasha kurya iki reka ntacyo gushakire nta kintu nshaka rwose ntacyo nshaka ntacyo ahubwo tora udufaranga haradusigaye muri cya gikapu se muntu umiriza kabyeri yego mwana wa kinyuguti se mwana wanjye niba uvura ibyo bikomere byaguteye ubusembwa ko mba nshaka imeze uwo musatsi se washize ku mutwe ese ko muganga yambwiye ngo icyo numva nshoboye cyose njye nkirya kabyeri niko mba nshaka ese ni kwa muganga babigutegetse ni kwa muganga mana ngo ni ukuyinywa kangahe se ku munsi mwana wa 3 kose ngaho ariko ngo n'amacupa nk'atatu aba hagije iyo umuntu ayanywereye rimwe ntugire vuba mba numva naka abanyamugise namwe muzi kwirwaza neza ntuntumirize ko amafaranga ari ayawe hamagara umwana hari atebuke yegwe atebuke kandi azane ka mitsingi kandi niko nshaka yewe Matibo ave mpaguruka ngo tumire uriya mwana Matibo enda ngo nyarukuzane mutsinzi n'utsinda uburwayi bwa Sarada ndapfuye we ariko ubundi kuki nta muntu nsura byumweru 2 byose ndi ku gitanda ngaramye njyenyine naraheze hasi mu cyaro nta gihinguka ariko nk'aba John ba Karisiti abana twiganye bose nta numwe koko ngo nsure nibura tuganire areba urwo mpfuye nsurwa gusa na ziriya ndondogozi z'ubukecuru n'ubusaza uza bombaza ubusa gusa baba we pfuye nabi koko Sara ngo mbese wararongowe ngo mbewe washyizeho umwana n'ibindi bibazo nk'ibyo bitabareba intesha umutwe gusa yewe kuko babivuze ukuri ngo nta nshuti y'indaya ndabibonye koko nta nshuti y'indaya inshuti y'indaya ni uburiri n'ifaranga gusa kubona koko nta musirimu wo mu mujyi n'umwe urahinguka ngo aza ndebe abagabo bari bazi kundwanira nijoro gusa nishyano nta abagore bakanziza ko mbarusha isoko bazanwa no kuncunaguza gusa no kuntuka ewe kuba indaya bitera ingaruka mbi pe bamukagacinya barushinze ibibondo biratamba mu maso yabo reka sinakubwira baranezerewe bamurora unkwere twiganaga baraminuje amadiporome ni yose abo bose se bandushaga ubwenge cyangwa uburanga nanjye mpita mu buraya none dore urwo mpfuye iyo ntabigihomora nka nta mabyariro mba ndiho nibaza amasuhuko ariko ndirenganya no kanyagwa ubu se nareka uburaya nkarongorwa nande nabona umugabo se nuko ukuntu nsa natayibara nkabona nanjye nkarongorwa nkagira ubukwe nk'abandi oya ariko umugabo umwe se woye umwe akanyura reka da yabaza ate atunze ibingana iki
yabona byerizi aha yewe ni indorere ibi ni inzozi nyine reka mbyihorere ni nko kwibuka ibitereko washeshe aya magambo ngira ngo niyo bita gutayanjwa ndavuga yiki cyangwa amatakira ngo ye reka no kwemera nkanyukirwa nkiyumanganya no kwemera nkiyumanganya nkaba rwemera ikije nkareka kwigiza nkana no kugira amazinda angana atya reka nemera nipfire ushigenda gitariro igihe ngusabye hashize iminsi ni nk'imyaka 10 ndetse isaga 3 ubwo wigaga i Rwamagana n'umubwiza warakarusho ushigenda gitariro Shajo ntibutike duratungana duhagaze wazayigura intebe koko ndabyemeye naramberanye cyakoze mwihangane ku kwezi nimuhembwa mukanyishyura nzagura intebe nk'eshatu eshatu gusa dore na yandi wajyaga wicaraho na Sara warayihavanye uretse ngo Sara amaze iminsi arwaye uretse mba ntago imbyire ndaje twongere dukomeze zana shaza zitugere ku cyaka ibyo bavugaga nanjye narabyumvise bambwiye ko ngo yagiye arwaye yagiye mutabonanye se yewe sha yarateye ubwoba rwose naramutinye umuzi ari igikobwa cy'igitoto cyiza rwose gishigikara kinini burya babivuze kuri koko cyangwa igiti gitoto gitega izuba ubu rero Sara yabaye uruvurivuri rw'uruvurivundi rusa n'urutuma ivu reka rwose impamvu mbere yo kurwara yari yarihinduye nk'umuzungu murabyibuka mu maso asa n'umuneke uyu nguyu uhishije nayamubona atukura ijosi ryose kugeza mu irugu ari urukaratsiritsiri kandi nanone amaguru n'amaboko ari uko inzara umusatsi n'umunwa yarateye irangi ry'amabara menshi wamukubita amaso ukabona ni madoadoa gayamvugo njye numva isigaye hanze erega yaritangiye umwuga yaragakoze ariko ndumva kimubonye nta mumenya ko muheruka kera cyane ntushobora kumumenya arahindutse ariko ngo ntihatumaga hari umubona wamureba uteze burya ntabwo ariko yo karabe Sara yarasheshe ibintu ra nk'ibyo Sefara yasheshe ajya kwitaba ingagara uracyabara asigaye ari urudodo none yaranduye ka gatsindwa shaho nakazatsemba abantu akareka bimubeshyera cyase niyo yonyine ituma umuntu arwara ibihere ibintu mwihaye ibiriya bihere byo byasara agomba kuba yarabitewe n'amavuta y'ubwoko bwinshi yajyaga yisiga gusa icyo nzi icyo gihe ntabwo ari sida arwaye ntugatayirwara rero ntayarwaye rwose ko ngo sida bayizi bavuga ko ari kwifata John we ni kuriya ahubwo numvise ko Sara yaje arwaye ubona n'abandi bagiye kuzinga ibirago jewe ni jewe je nisomera kabyari maze nkisungo twarushinganye ntabwo ukunda tubiri rwose ariko namugakabye inkuru mwarimo nabarakabye base abantu bose babihaye gukabya ibintu byose bimvugo ni sida nta yindi ndwara yakwica umuntu atari sida se erega burya hari n'ubuhiri bw'amahumane ubungubu umuntu arenga mu mayira rwose oya cyangwa se baye sida banza bumve se aho gupfa ubusa ntabwo waba igiti bakakubazamwo imbaho oya reka mwumve se nyine biriya byose twabyita rwose amakabya nkuru ikintu mugomba kumenyerega burya nta muntu uzapfira uwundi umuntu azipfira ku giti cye erega byo nibyikora akaza kwiganiriraga umuntu azapfa rwose ku giti umuntu nka nta sida arwaye rwose ahubwo nka ba John murarye muri menge nimutemera guhana ingeso muzashira ku icumu n'impamo reka mwari mugiye burya nzi gusomera urwandiko mwibahasha cyangwa umuntu angaho cyangwa simbizi yewe burya mbona n'agasiga kaguruka nkamenya icyo gahaka n'impamo ya Mungu rwose burya ntabwo giye yanshobora rwose mba nzaba atayifite ndabamenya ndabyibwira rwose burya neza erega burya n'icyo mutazi burya abo yicana bafatanye n'intege nkeya kandi ngendya neza buri busaba imangazina tuzuye hano gere mwari murumve nkomi cyakora cyo nakubiraga John nuko ugiye wimenyerera narakumva niyazi no kubona nugajye utanga inama hanga utanga se uri nkana mwari mazajya yigisha mu ishuri itahera dore rwakwisha ahubwo mubaze primusi bamuhungu wanjye
ryanjye nirihe mubaze Primus amuhungu wanjye. yo yego mwabashizemo mbesa nuko wabayeho gacwa we nuko nabaye shaho mbega umubiri nyabusa dore mvuye mvuka shaho navuye mu mujyi ntari w'amazi shaka ko buryo byaro udahatse shaho ubwo burya rubanda dukomeza umutsi nararwaye nyabusa afisa nararwaye we nibuka amagara pe mbese nyine bahawe n'abandi bose nzi barahora ko ntagikurikira shwe naratakaye neza yewe ko kumaze igihe urwaye ndetse rwara nakugaraguye warangaraguye shangeye gupfa wasize hawe ataritaba ingagara inde hawa se yarapfuye yumye kera kamubayeho urabeshya nafata umubu yarapfuye n'izina ry'Imana reka se ndacyakomeza wari warirase na musore utwara tiya kimodoka cy'icyatsi y'abanyagasani we nawe yarapfuye wagukubitaga mwararanye ndamuzi disi we disi do kamubayeho abo bose barapfuye abo bose haroze ndapfuye none ndagira nawe turashize we turashize ariko urupfu narwo rwarya rwo gatsindwa ntiruhaga rwo kanyagwa ariwe rwiha inshuti n'umwanzi koko uravuga njye usigaye narumiwe kubahutse hawa n'inkoni yankubisanye uzi umwirato we yewe Imana ibaheruka ridashira ibiyereka iteka ariko se disi urwabariye ntiruzansiga inyuma we kubera siki kubera iki se umugabo se nyine twarwaniraga na hawa ariko nawe sare twamufatanyije se yewe nakoreka mvuge nziga uragwanda urucira mu kaso rukanga rukajyana nyina nyoko uzi ko urya mugabo yaba yaranteye sida yaba yaranteye sida ubwirwa n'iki yenda niwe wayimuteye ariko ntayo ariko n'izina ry'Imana babarira se oya ni hawa yimuteye niwe wayadukanye hawa mbese arako nawe nkuzi utari woroshye oya nyabo maze imyaka 12 mu buraya koko uzi ko natangiye buraya ari indaya kaminuza ese burya yaragutanze data urya niwe ndaya nkuru muri biryogo hawa niwe wateje sida muri biryogo yose n'izina ry'Imana reka muko yewe hamufashe hasi oya wayizanye wese nta muti nta rukingo yazanye habazanye nyabusa ariko songo nyabusa wakwihana nibura koko aho tugereje hanga wakwihana tukarekera aho ngaho yego mwana wasinzi se nukwisama wasandaye hamwe rukujyane oya nyabusa we ariwe zatutsemba noneho yategeye mu nzira mbi yo kanyagwa izatuma usana utazanirinda wakanyagwa we ubu se tubyifatemo dute niko afisa nugusubiza indi nzira iji kuzimu tukayireka reka nanjye rwose maze kurambirwa ako ngera ata ndizira yuko nasida mfite n'izina ry'Imana usukwirenganya yego narahumanye ariko ushaho gusimbira ndema gato kuki se muko washibanza ari ibihere washa ntasida mfite ntuzi ko burya uryanya kwigendera yandari ijoro rimwe gusa ese nyabusa ntuzi ko ijoro rimwe ribaga imbyeyi ijoro rimwe gusa ariko uri umutesi ko cikasha we nkuru umutima nikuye wagize ngo kubisha niwo muti cyangwa urukingo ahubwo ngwino nkujyane bagupime reka nipimisha ikigende muzima umwanya uri muzima uratinye cyangwa ngwino nkujyane ahubwo noneho ngwino natwe batujyane twembi nawe bakujyane badupimane ereganya umusore wirirwaga iwanjye ntiyararaga iwawe nawe urarwaye niba ndwaye ereganya njyana rwemenya busa urabyumva kandi nkugire n'inama tugiye kwipimisha ikintu cya mbere iyo basanze uyifite bakugira inama ki basanga uyifite bakakubwira ukuntu ushobora kuyirinda nyirinda ntacyo nyirinda cyangwa se bakareba ukuntu bakubwira ku buryo utakwihuhura ahubwo ariko afisa nawe urasetse ariko ibintu uba wigira ni ibiki niba ari ubwana niba ari ubucucu ariko ese uba wigira make byawe numva ari amayobera ko njyane muwe zizo mfubyi mara yasagira diplome agira akarima munsi y'urugo se reka nkwihorere agira epfo na ruguru ntuzi ku gitanda ryo soko hahiramo kikaba n'isoko avomaho ariko hari ubwo iyo soko ivubura ibirohwa wamazi yandi mwana wa Adamu babarira
ninasegura umugabo se nzakuraho akagati akakurota ku manywa ati ngo rwigombye umugabo rushirwa rumujyanye kandi baca umugani ngo ishyano riturutse ivure uraryerekera ukanaripfumbata. none se umuntu yiroha mu muriro aho ureba nka kakanyugunyugu ariko ntifite abakozi benshi rakateterwa. uzi ko barusha inzuki zihova ubuki guhihibikana yewe jya narumiwe. ariko wa buriya sida ntishobora gutera umuntu ibisazi. umva nabera uyu mukobwa si umutesi ye none se washira wumva ntutumutwe. zica benshi pe zica benshi wo kanyago bari bapfase. tekereza abagabo bose banyuze iwawe bongereho abanyuze wanjye numva ko turi babiri abanyuze ahandi se bangana iki. abantu barashize bakanyago yewe ikintu kimbabaza nabo bagore abo bose bagemuriye abagore babo mu ngo bicaye nyabo bategereje bakabaza byo bakanyago we ngaba mu bashoshoferi ngiye mu bakozi ba leta n'abikorera ku giti cyabo iyo mu cyaro irazanwa no gutsemba rubanda. abakiri bazima mumenye ni bangahe se bakanyagwa nuko ntabahari naho ubundi twajwemo we turashize pe twe twamaze akacu nk'ingati imennye ihaho ntacyo tukivuga ariko abasigaye ndababwiye no gukomeza umutsi. ariko rero Sara nkurikije ibimenyetso nkurebana we ndayifite warashyikiriwe sugukura umutima mwana wa mama uzi ko nanjye ntazasigara. urukubanza ruzameruka kuko twasangiye ku isahani imwe. twarasangiye ndagusaba rwose ngo tureke kwica abandi twunamura icumu pe. ariko nawe byo wigira ariko niba ari ubwana bukuzuye umutima simbizi maze ukabura gusezera ku isuki yiriho. ariko Sara wibwira se ko hari uyivamo akayigarukamo bimbwire ngaho komeza. yosa ko ndi buhonda umutwe ku nzu aho sinagutindiye ntushaka kwiruhukira nyabo. ntabwo natinye kukubwira kandi ni mu gihe twaherukanaga ryari. cyakora urakoze cyane disi. mva rero Sara ndagiye sibyo gendere bane bishaka nzagaruka kukureba. sinzi kuzansanga oya sinyabuse wikwiheba nakigenda ubu rero shari nibyo mu mujyi byarahindutse. naho ubundi mba ngusigiye agahumbi ngira ngo uko ntari igisambu. we ntako nsigiye ntabwo ngusigiye nyabusa ntako mfite. nagira ngo ndaza kubona icyo ngura akabyari. umva akabyari nuko kuntu umeze sa mba ngashaka. oya ugomba kwihangana ukaba uretse inzoga akanya gatoya. n'abakiriya nabo si ukutwanga abenshi baradobye. iyo ugize imana ukorera irya byeri n'iry'isahani. ibintu byose byarahindutse nyabusa. aho bigeze mbese ko dusigaye twitwa mbaruke nk'abamayi bo muri huruhururara. winsetsa shaho nta mbavu nyigira zarashegeshwe. ahari kera mba nsetse. ndabizi iyo biba kera ugitwenge uba wagitatamuye pe. nta kigenda none sa urabeho ngaho genda. ubu ngiye gutega imodoka hakiri kare batarazongeza dore ko abanyamatagese babona bo ko mbona iyo umvara mbona iyo habaye nk'iminsi mikuru cyangwa babonye abakiriya benshi ibyishimo byabo ko hari ukongeza amafaranga. disa kwaheri shaho genda maze umbwirire bariya bose utima umuvuga yumva bamvano. uti nava muri urazavuga. dore n'ejo bundi wavuye mu bisa uca mu kabari uhanywa amacupa n'uba imyenda nturayishyura kandi uvuyeyo wandavuye. ushigendagira gitariro yemwe abana kumpamagara simvaga ko mahara barimo ra yemwe we turitaba
ukuntu hari umuntu usa n'uvugana yemwe erega injira sa turakwitaba inka yanjye bera utabagi sa uraho ni wowe nayobejwe ntundenganye nararwaye ndahera nari nazikamye kandi duherukana kera ku cyaro cyakomeza se aha noneho kirandutse rwose numvise kuri munje kugusura ariko se ko ndeba wirembeje nibyo wigira cyangwa nsura se nyabusa ndacyari umuntu se uzwa n'iki se kuba umuntu ntundeba ko nta wanyweraho n'amazi ngenda yakunyweraho rero naka twasibye warwaye iki se yicara kuri ako gatebe ntacyo ndeba nicaye hano ku gitanda mfata kuka ngo utekerereze mugenzi wanjye indwara narwaye yaranyobeye kuyobera se iki niba ari malariya cyangwa se ni wenda niya ndwara yateye yewe iyo mujya kwanga gufungura umushonje ni muri cyo mwitwaza ko ni yarwara yateye indwara se yateye ni yihe niko uzi ko najyanye imyaka yanjye mu mujyi kwishakira ibiceri bwanyiriraho najya kwa yanshuti yawe afisa ngiye kumwaka icumbi akanangisha ko yanduye nanjye rero urumva n'incumbikirwa bwarare nibushaka buzamfate ayiwewe kuruva nari kubyihanganira afite amafaranga yanjye mwararanye twararanye nyine kurarana gusa bitwaye iki ko tutazirana niki se kuhigima mbona uhigimye abavuze ariko sisa sigaye usuta ubundi kuko ndeba nta ntege ufite nta n'iki mu maso nkaba nduzi warahindutse ikivurivundi nta bara ugifite wahindutse urwirungu rwose ndapfuye inka yanjye ndabona rwose wanga ukazikama yewe ndihuta ndagiye reka no kukumaramo n'umwuka aya mafaranga magana atanu uzarebe icyo wakwiramiza ubwo urabeho nzagaruka kureba ubwo waramutse ngaho urabeho mubaze primusi wa mugore wanjye duherukana ryari mubaze primusi wa mugore wanjye nimuhorane Imana nimwerekeze imitima hejuru tuyerekeje kuri Nyagasani dusabire Nyagasani Imana yacu birakwiye bavandimwe muri Nyagasani umuvandimwe wacu Sara yadukuwemo yitabye Imana adutanze kugera iyo tujya Imana umuremyi wacu iduha ubuzima tutayibusabye ikabutwambura duhigima ntawe urugurira nta ngufu kwizera Imana no gukora ibitunganye biduha kuzazuka tukabaho iteka naho ibyaha indishyi yabyo ni ukuzazukira urupfu rwa kabiri nimuhorane Imana Sara umuvandimwe wacu apfuye akiri muto
yari umwari muziranenge utanga amaturo yategetswe na Kiliziya Ntagatifu yashinzwe ku rutare ntamenwa Petero. Yabanye neza n'abantu bose. Yatangaga icyo afite akagiha bose atarobanuye. Yabaye umukristo w'intangarugero mu buzima bwe bwose. Tumusabire rero ubwo dutanze gutaha azaduhakirwe kuri Bikira Mariya umwari w'isugi. Imana ishobora byose nimuhe iruhuko ridashira. Amina. Aya ni amayobera koko y'ubutatu butagatifu. Uwo ntiyumviye ko yishwe na sida aba intangarugero ate. Ceceka bize impamvu ngo wisakuza mu kiliziya. Wisakuza mu kiliziya. Nimuhorane Imana. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mujyane amahoro ya Kristo. Dushime Imana. Nirukina marwo gatsin aho rutashye ntirukomanga aho runyuze ruhacicu kandi icyo cyuho nawe ukizi ayiwe mama he mama ayiwe mama he. Kagira Imana mwe aho bukera sibirakamara. Turashize rwose. Abivuga ntimwumve. Twebwe tukabikinisha tugahora tubigira urwenya. Mugira ibyo mukinisha. Igitangaza rwose. Aho bukera turashira rwose. Iratumara. Mukagira Imana. Hari igihe abantu babivugiye tubiseka. Iratumara. Nyina rutabagisha pe. Umwuka waheze rutabagisha umugore we hamwe na se bose bari w'amazi. Umwana wose urazimya habaye itongo. Aho ntibarogeshejwe. Aho ntibarogeshejwe ra. Niko abamba mwe muhamba tubaze rutabagisha uwabaroze. Turareba gifita kuka ko kuvuga ubanza agira icyo atubwira. Rutabagi urashobora kuvuga. Muzizi iki? Muzizi amarozi se? Yewe sinjya kubeshya abagabo ku munota wanjye wanyuma wo kubaho kwanjye narakubaganye nandura sida. Nabibwiwe nuko nangiye kubona ibimenyetso negera muganga inshuti yanjye arampima ambwira ko nirinda umugore wanjye n'amazi yarenze inkombe. Nigira ibanga nicyo nzira nta muzimu nta murozi nimundeke witaba Imana nta umuzibira amayira kandi wizize ntawe umuririra. Yemwe turashize Niko muza urazira iki? Muza uzize iki rwose ko hari inshuti yanjye? Ntakibwirwa nikize umwana wanjye ubwo n'uburwayi bumfatanije n'izabukuru. Musaza uranyumva? Aho niba barakazanuye
ko umukazana wawe n'umuhungu wawe bagiye kwicwa na cya kiza cyateye kidakira bita sida. Ndapfuye nzize sida nakubaganaga nshaje nshaka ikimwana abana banjye ndapfuye koko narakazanuye mbese umugore wanjye aracyariho. Musaza niyo wari ujya mu ijuru uba ryicayemo yageze imbere y'Imana kare. nimuze yemwe mutabare na rutabagisha araciye. Yewe ngo iki abantu barashize wowe sigara kuri uyu musaza tujye gutabara uwo nguwo umaze gupfa. Tugende. mwese abuguriye nimwugarira muze mwumve inyigisho za sida mu rugari. Abakozi ba leta, abikorera ku giti cyabo, abahinzi borozi, namwe abanyeshuri nimwibagiranye. Mwese nimuze, mwese mu rugari. Ja uko ndeba ubanza amatwi nyeniriwe n'ikibugu n'ibiki. Miryo cupa ubwo nisomere. Izo muramukoro wava arizo uteze amatwi. Erega nanjye wama ku kazi nagakora nkibonera zo kunywera. Ariko igihe bahereye bigisha nka babande bavuga ngo Yesu azaza iyo n'inkinamico mba ndoga rwese umushaka. Ngo dukwegere gapote data wamaye mbanza kurinda nakwambara ikoti nkagerekaho n'agapote. Nende wakwihanganira kurira bombo mu ishashi. Ngaho nebavuge ibindi naho akabigayimwa n'akakazanye nzapfa rwageze mba ndogaza. Ko numva yivugisha habaye iki? Mbese ntabwo wamenye ibyabaye. Niba ari abanyamurengwe baje kuturengerwaho ngo barigisha da ngo nitwirindane. Ubu koko nkawe kamugwera nakwirindane ko nkawe ni mumbwira mbwira nawe rwose se ngubundi ngo dupiki Imana yahuje wabitanye ute? Ariko sha ko ndeba bakomeje kwisinga ahangaha uguzi gutandukanye gushuka no guhana. Mbere nanwe na data wambyaye kandi nawe niba ushaka kwigisha nka bariya nakubwira iki? Genda wiruke imisozi nubwo bubona yiruka bayikurusha. Ko nivuganiye na kamugwera uranshaka wiki kandi mujye mureka kwizerera mu mata nk'isazi. Nangwa nayiga mu mata ntiga mu matako. Buri kintu gifite urupfu rwacyo kandi umuntu azira icyo akunda. Ngenda babwiye rwose kandi twakwesurana mba ndoga data. Umuceki turabashinzwe umutekano baraje. Nyinyi ibiki ko mutonga n'urwego murukarenga umujyi wenda ni kujya kuki mudasanga abandi kumva amabwiriza ya sida. Dore n'uyu mugabo wahaze inzoga ugandisha abandi ngo nta nyigisho zirimo n'ibinyoma. Reka kumbegera kandi ariko bahoze nzigegeki. Umugabo naga ni kamugora kandi nawe yabyumvaga mu mubaze rwose. Wewe kacini bimubeshyera ahubwo niwe wahoze azishyigikiye. Nanjye rwose namungana n'impamu ya Mungu pe ndagapfa nicaye nuko byagenze. Ngaho ni maguruke musanga abandi. Nyinyi wote mondoke. Haraka. Katugende uje juru nkubwire
ko nta rukundo rwarushije urwacu ubugi twateye ishyari imitwe y'ahandi mugenzi nkubwire ikigeni niko jyewe niwe sha usikeje nawe hepfo hariho yigishizaga ibyo kwirinda sida sha yewe utazova ntazitwaza ngo ntiyamenye nibyo se njye ntari mutaraga nikuriyemo akanya karenge cyane koko shaka risi wabonye ukuntu yica urugaragura ariko ndeka sare gaburi yavuye mu nzira ceceka sha se burasara ntiyakwanduje sha simbizi naho Imana ebyiri kabisa aha uzi inama nakugira uzajye kwisuzumisha reka birukana atararumura sha uragomba kuba Lidi we se sha Musuko nawe uri byamurenga byamuragara babwiye bati sohoka inzira yiye ati ni musase ndyame musuko ko barashye ndaya pe kasha utarakira sara ukajya ka nuriya ntuzi ko yari ndaya kabuhari yaraje nawe ngurure ariko sha nawe ntugakabye rwose burya umuti yakina nundi se ubifatamwe ibindi ikindi kandi buriya gukoma mu mashyi ntabwo bivuga kumuramya reka ahubwo dukomeze ikiganiro cyacu niko uko koko bampimye bagasanga sara yaranteye sida nabigenzane koko buriya cyokora ngo hari imiti baguha ntupfe vuba na vuba kare kasha yari mubwiza ukuri nsanze nyifite narwishora ntagaruka kubeshya karisi ubwo rero n'ububwa kwiyahura n'icyaha gikomeye imbere y'Imana n'amategeko ikindi kandi hari ubwo bavumbura umuti cyangwa urukingo akora ibyo koko di none se bayinsanzemo nashinga umutima amenyo rwose simfe nimanitse nk'imbwa none hari ubwo basanga rero utanayifite sha basanze ntayifite ntagaruka gushuka karisi ntabwo nakongera kurangazwa n'indayashwe aresha ibyo nibyo ko n'ubundi burya wari ukugoma none rero John aharubizi abona umuntu ucikibo uramucyaho nahesha sha uramuke kananye ndebe ikintu nakora rwose uramuke ubwo naho ukeye uramuke iyo nazaga iwanyu shengewe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane iyo nazaga iwanyu mama we nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane Hodi karibu Sophie muraho neza Sophie ako kungendiriye bwishara se urije ni amahoro ni amahoro da ubwo se uragira ngo utancumbikira nje kugusura rwose wanga bagusura se yata sibyo mvuze ko nanga bansura arahonga abashyitsi se ahubwo rero na Ibrahim ntiyakiriye abashyitsi nyuma kaza gusanga ari abamarayika beranye gasana mwoherereje niko kumvuza ibyo nkabona urinjiye no kubera Sophie yewe utakwinjirirwa ntiyabatekereza neza kubera iki se utangiye kunyita marayika kandi ndi umuntu gusa urumva ngututse koko cyumva twabipfa kandi niba wumva bikubabaje kandi nanjye binuke oya da ndumva nta gutuka icyo ntizeye ko kiguhama kantu kanone ikima kebo kajya mugarura rwose nari nkwitabye ariko Sophie icyo kiranyagisha nawe nigeze ngira umuntu ngutumaho koko umva rero John nkunda umugabo wihindukiza mu kirago nibyo ariko si inkunda wihindukiza mu ijambo ntabwo wigeze kunkomera mu mashyi nayo gukomeye nyine urabona wowe hari utagukomera amashyi koko we ako Sophie shasi nari ko namaribori yakuriye kugira hano kuntu koko reka burya nakuramutsaga mvaho si icyo cyanzanye asungu wazanywe n'iki nazanywe no kugusura usenyere sibyo nyine ariko si havedi nkorakora woshya imyenda yacaguwe akoze imyenda yacaguwe ubwo urabona imyenda yacaguwe gusa iyo ukora ukagura byaba ari icyaha cyugura njye sindi cagu urabona ntayirusha agaciro se urumva wanye n'imyenda yacaguwe ubwo ngubwo Sophie angana gatushanze nkwicira akanyota ndaje ntago ntinda kosha urwishigisha yararusoma none ndamva muzari ngubura kinarga none bikaba bibaye agatera nzamba koko gushaka bivuze ukuri koko nta bikintu bikina bijya mu nka ko sari ya maribori yamuriye kugira no kuntugura
amaherena ku matwi ameze nk'ikamba rya Bikira Mariya n'ukuri ariko umuntu apfa kangahe asye ato ikiba kibe ndetse ugeze araza sukari mu kanwa bugacya atamiza amacanuka to nta nuraza icyuma mu nyama ato niba ari narwo ndemera rwishore rwose apfa wavutse Sophie gira hino se gira hino urakaza impanuka nyirere nari mbasaniye ariko rero ni akira sinshimye izimana ahubwo nshimye uri impaye koze Nyako Sophie sinari kuzi kuvuga neza rwose nzi ko buryo ukuntu inzoga nkanjye ariko sinari ko nkunda by'akarenzo n'ukuri nkunda by'agahebuzo ndabibonye n'ukuri sirumva nakunda ijana koko nkibagirwa uri impaye urakoze rwose niko uko bwije nturara reka da haracyari kare urarara ni mpamvu se uri haracyari kare cyane kandi rero utaha mu rugo ntibwira urarara ni mpamvu gusa wowe urirwa ujya iwawe haruti wanjye koko ashwe da siko mvuze byo ufite ububasha rwose bwo kwihitiramo aho ngomba kurara hari umushyitsi wiyakira se neza rwose rege ni intango umusozo wa turawufatanya n'ukuri erega nanjye gufatanya nawe simbyanze rega turananiwe nanjye kukwereka ahantu usasa rero hari usasa mu rugo rutari urwe mbese ubu nshobora gusasa kandi hari umukobwa hari umukobwa w'umushyitsi uko ubizi se nibyo ni ukuri rwose tugende rwose ahubwo hasigaye turayaganirira twibereye ku buriri ariko ryo ntabwo uzi ikiza cyateye kintere twatabazanya rwose se twise babandi baheka inzagwa ku magare babandi bitwa badahambana iwanjye ni amahoro reka nanjye ni uko ntabwo rero dusoza urukundo utansubiza ariko yewe reka ne kukubabaza icyifuzo cyawe rwose sinakivuguruza kundi wumva warize ikigoko ntabwo rero mwereka icyumba ndaramo turi ni hano Sophie mbega icyumba cyiza ndaje wicayeho ndaje unahatunganye burya koko bayoboza ukuri gahuruka gusaba inyama rwose ntukarenga gusa shade buriya ninde waguhanganira ibyiza nk'ibi ngibi bitatse kiriya cyumbara nako ibibi shambaye nka yambwa bayihana tako byaba rusara asiki ibyiza byose ni amarenga nta munsi warwo karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo agahinda karakanyagwa ukazunga mugungu ukazinga inkoba zinyo agahinda karakanyagwa baba we urupfu ntirubaza rwose yaba rwabazaga ntirujya inama rwo kanyagwa ariko reka ne kwihamenye y'abasetsi n'amaso y'abashunga reka mfurwa ikirago sinirwa njya no guteza inzozi rwose burya inzozi ntizibeshya ariko ibyanjye byo si inzozi byaje nkanuye nta rwisa narugira inkuruzi rwose kandi ubwo inkuruzi y'ibikoba burya yisukaho amakara ariko sindi umwana ndabibona nashishiriga kandi ngo bijya gucika bica amarenga niba nzize Sara niba nzize Sofia niba ari Lidia nako ni benshi sinabara ngo mbashobore ndapfuye bamfunyike ariko mfuye urw'imbwa nicyo kimbabaje rwose mfanye ubuhemu n'ubucucu mfuye nasize imbuto ku isi arya ngo umutima wanavayo ntumuhana ajyayo umuntu uzi guhitamo akihitiramo nabi koko
ko iyo nshaka umugore cyakora n'umugore ushobora kumwanduza cyangwa akakwanduza ariko nacyo ni icyaha kirenze icyanjye kubona umuntu hazi rwose nkanjye ahemuka. Johnny bite Karisi wiriwe biteze se kurumvaga wivugisha byagenze bite shande kundorere Karisi ariko uyu munsi ni wa kangahe umunsi kwa kabiri sinyibuka n'iminsi rwose nataye umutwe nsigaza ururimi kwa kabiri bajya bavuga ngo ntacyo rupfana n'umuntu koko nibyo rwose ntabwo rubura icyo ruvuga umunyarwanda yise umwana we rukunda kuvuga koko shanzire sida ya Sara nzire sida ya Sofia nzire sida ya Baridia n'abandi ntawarubara rwose ese urya amarenga yabaye urupfu sinabwiye nturi kwegera ukama makubita akavugira uko mu mashyi ariko se abato bajye bareka kuganira ngo bitaba kwegera urupfu koko nyumvise nabi kuganira si bibi ari ugomba no kumenya n'ibyo biganiro icyo bihaka iyo hari urupfu rero wowe byihorerega ntahanwa n'undi utari wowe kubera se iki naririnze ihaniro ryiwe ubuse uramana ngo bigende bite kurwangire barwashize cyakora nawe ngiye kuguteguriza ku isahane twayisangiriyeho rwose ngira ngo urayizi ni Sara sida yishe ubwo se wowe bizagusiga ibyo ntababivuga Johnny reka mbe ngiye ariko tujye twihanganirana n'udushyize ko two kwanduranya unyeke kuri Sara koko pe yarize urwe ese nzazi urwanye se nuko rero jye nabimenya nawe Sara nakundanye nayo ijoro rimwe gusa nibyo rero gusa kandi urumva ko ijoro rimwe ritakwica kandi nabyo byari bigezo n'ibyo byanyica rero ngo bigezo rega burya bigeze irica naho gukundana n'ibikundanye birajyana byo nijoro rimwe rega burya ribaga imbyeyi iryo rimwe rirahagije rwose uko ubizi se uburozi bukorera ubwinshi twipfa rero twanduranije ngaho uramukeho iraza kureba uko naramutse aho wicaye hose ugasanga nta mwanya agahinda karakanyaga ukarwara umwiryane ukangana na rubanda agahinda karakanyaga. Johnny nkingurira ni Sofia nkingurira ariko ko numva nta gakomara kandi ndeba nta n'ingufuririho aho ni amahorora ayiwe yababa data we Johnny yapfuye we Johnny we ayiwe byarangiye yinaze Johnny yababa mana we yagagaye nta kigenda ku mana yanjye we mbabajwe n'amafaranga yanjye yansigayemo mana yanjye iyi ntumbi ibona itangiye kuremba koko ikantuma ikabanza ikanyishyura ariko nanjye narabiberanye reka ngende njye kumutabariza atagira usanga nivugisha hejuru y'umupfu ariko mana yanjye abantu barashize we ugatinya bukundu ugakunda ibigukenya agahinda karakanyaga aho wicaye hose ugasanga nta mwanya agahinda karakanyaga. Mwimanyi utubabarire Mwimanyi Mwimanyi utubabarire ariko Sophie Johnny yazize iki yewe umva nagiyeyo mpamagaye numva nta gakoma ngira ngo hari ikindi ahugiyeho nkuko bisanzwe rero ndinjira ndungurutse nsanga yumye kera kandi ngo namucuti yo Karisiti baraye bamuhambye erega sida nisigaye itanga akazi
abakozi benshi babaye abayo abirirwa bayikwiragiza abirirwa bahamba n'abandi Sofia ariko wewe bite ko reka da reka njye ndi mutaraga aha ubwo uri muzima urahirwa utangire kwirinda ndi muzima nyine ariko se kakazi wakoraga warakaretse akahe ubwo rero bashaka kumbeshyira ngo nkora umumarayi ko numva mukeka amababa nakubazaga kugiye korera hamwe mu bikari reka nigendere ubwo mutangiye kuntugantuga murashaka kumparabika ndetse murabeho shwe ariko se mukabyara irakwica ikica umugore ikica umusaza ikica umwana aha yewe ngenda barahiye ntizambona nayitanze kuyibona kandi we ryagaragaye ntiriba rikisha isuka kiretse uhinga yari indangare urebe ko nge nyitinya cyane na za kapoti bavuga sinzizera 100% ibyo kwivuza kwa magendo byo nta wabinkozaho ariko buriya mwabonye Sofia niba muzi kwitegereza nge nabonye asa naho nta mutima afite mu gitereko buriya ntimugire ngo arajya guhamba mugenzi we nyamara agiye gushakisha amafaranga mu biyahuzi nkawe bashaho ndabarahiye aho kwicwa na sida nzicwa no kwihangana no kwihangana cyakora ariko rero abantu barashize ariko reka mbibarize uba maraya aba yabuza kandi kazakora kugira ngo yibere inkuruzi y'urupfu akazi ni kenshi ahubwo kabuza bagakora rwose bagenzi banjye ubuzima tubukomereho burakomeye cyakora uvuze ukuri kabisa ngo yabo ry'amagara ntigendana n'umwasama ni muje dutaye tutaye kabisa tubwiye ibintu bizima dutaye rwose sika kwenduka rota wimanika agahinda karakanyagwa ukarota wimanika cyangwa se wihamba agahinda karakanyagwa. Muri uyu mukino mwumvisemo Mukesha batwara Disimasi, Kayitera Kaniziyusi, Mukandengo Atanazia, Mukandori Gemima, Sibomana Petero Celestini, Mutsindashyaka Bonifasi, Waga Clementina, Katarebe Jerome, Mukarutabana Godance, Kabaya Sumuta, n'Ingabire Marie Jose. Umutoza w'abakinnyi ni Silas Mbonimana, uwafasha amajwi ni Nyabyenda Narcisse. Muramukeho. Ikinamico